Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'uyu munsi nawo utwongeje wo kurama, wo kubaho. Icyubahiro ni icyawe kandi tunezerewe umutima yacu ko uduhaye uyu munsi nanone. Data, dushingiye ku ijambo ryawe ritubwira ko ari ryo tabaza ry'ibirenge byacu kandi rikaba ari naryo mucyo umurikira inzira zacu, natwe dufashe umwanzuro wo kujya turisoma kugira ngo rituyobore uburyo tugomba kuvuga, rituyobore mu mitekerereze yacu, rituyobore mu mikorere yacu, ibikorwa byose dukora bibe bijyanye n'icyo wadushyiriye ku isi. Data, ngaho bana natwe utwuzuze imbaraga zawe zo kubikunda ndetse no gushyiraho umwete kugira ngo dusobanukirwe icyo dushakaho kandi tubikore mu buryo bukwiye. Bana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Mbere y'uko dutangira gusoma iki gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, nifuje ko tubanza kurebera hamwe inkuru tuzagenda dusangamo. Mu gice cya mbere tuzarebera hamwe uko marayika yahanuriye Zakariya ko azabyara Yohana. Hanyuma mu gice cya mbere n'ubundi tuzongera dusome ko Gaburiyeli yabwiye Mariya yuko azabyara Yesu. Mu gice cya mbere tutarakivamo tuzasoma uko Mariya yagiye gusura Elizabeti ashima Imana. Tuzarebamo n'uko kuvuka kwa Yohana umubatiza kwagenze, turebere hamwe n'indirimbo ya Zakariya. Hanyuma mu gice cya kabiri tuzarebera hamwe kuvuka kwa Yesu, turebe ku nkuru y'uko marayika yabwiye abungeri ko Yesu avutse. Tuzareba uburyo bakebye Yesu bamumurikira Imana. Muri iki gice cya kabiri turagisoza tuzarebamo Yesu uko yisigariye cyangwa se Yesu yisigarira i Yerusalemu. Mu gice cya gatatu tuzarebamo uko Yohana umubatiza yatangiye kwigisha no kubatiza. Turebemo uko Yohana yahuguye abashaka kwihana. Turebemo uko Yohana yabwiye abantu ibya Yesu. Tuzarebamo uburyo Yesu yabatijwe. Hanyuma tunarebemo amazina ya ba sekuruza wa Yesu. Ibyo tuzabira mu gice cya gatatu. Nitugera mu gice cya kane tuzareba uburyo ki Yesu yageragejwe na Satani. Turebe uburyo ab'i Nazareti bashatse kwica Yesu. Tuzareba uburyo Yesu yakijije umuntu utewe na dayimoni. Tunarebemo uburyo Yesu yakijije nyirabukwe wa Simoni n'abandi benshi. Ubwo tuzaba tuhise tujya mu gice cya gatanu, aho tuzasangamo uko Yesu yarobesheje ifi nyinshi. Turebemo uko Yesu yakijije umubembe. Tuzongera turebemo uko Yesu yakijije ikirema, cyangwa se uko mu kinyarwanda cyacu tubivuga Yesu yakijije ufite ubumuga. Hanyuma mu gice cya gatanu tuzagisoza tureba uko Yesu yahamagaye Lewi umukoresha w'ikoro. Tuzahita tujya mu gice cya gatandatu rero cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Tutangire tureba uburyo ki Yesu ari umwami w'isabato. Hanyuma turebe uburyo Yesu yakijije umuntu unyunyutse ukuboko ku munsi w'isabato. Tuzarebamo uko yatoranyije intumwa 12. Hanyuma turebemo uko Yesu yerekanye abahiriwe abo ari bo, ndetse tunareba n'uburyo ki dutegetswe gukunda n'abanzi bacu. Tuzabira mu gice cya gatandatu cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, tutibagiwe ko tuzanareba uko Yesu atubuza kugaya abandi twebwe twiretse. Ubwo tujya mu gice cya karindwi tureba uburyo ki Yesu yakijije umugaragu w'umutware w'abasirikare. Turebe uko yazuye umwana w'umupfakazi. Tuzanarebamo uko Yohana umubatiza yatumye kuri Yesu, yamutumyeho. Turebe uko Yesu ahamya Yohana umubatiza, Yesu azamuhamya. Turebe uburyo ki umugore w'umunyabyaha asiga Yesu ku birenge, yamusize iki. Nabyo tuzabira mu gice cya karindwi. Igice cya munani tuzareba uburyo ki abagore bafashaga Yesu. Hanyuma turebe umugani w'umubibyi. Turebe umugani w'itabaza. Turebe bene wabo wa Yesu. Turebe uburyo ki Yesu yaturishije inyanja.
tuzongera turebe uburyo ki Yesu yirukanye abadayimoni benshi mu muntu, twongere turebe uko Yesu yakijije umugore azura umwana wa Yayiro. Tuba tugeze mu gice cya 9, turebe uburyo ki Yesu atuma abigishwa be 12 kujya kwigisha. Turebe uburyo inkuru z'ibya Herode, tuzareba uburyo ki Yesu yahagije abantu 5,000. Turebe uburyo Petero ahamya yuko Yesu ari Kristo. Tuzarebamo Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. Twongere turebe uburyo ki Yesu yarabagiranye Mose na Eliya bakabonekana nawe. Ibyo nabyo tuzabireba. Turebe uburyo ki Yesu yakijije umwana igicuri cyananiye abigishwa be. Turebe uburyo ki abigishwa bagize amakimbirane. Hanyuma turebe uburyo ki utari umwanzi wa Yesu aba ari mu ruhande rwe. Tuzareba uburyo ki abasamariya bimye Yesu icumbi. Tuzareba uburyo ki gukurikira Yesu bitoroshye. Byose tuzabisanga mu gice cya 9. Igice cya 10 tuzarebamo uburyo Yesu yatumye abigishwa 70. Turebe intumwa 70 zigaruka. Turebe umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. Turebe ibya Marita na Mariya. Igice cya 11 cyo tuzasanga uburyo ki Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Turebe uburyo ki abanzi ba Yesu bavuga ko umurimo w'Umwuka Wera ari uwa Satani. Tuzareba mu gice cya 11. Turebe uburyo ki Yesu yimye abayuda ibimenyetso cyangwa se ikimenyetso. Turebe uburyo ki itabaza ry'umubiri iryo ari ryo. Turebe Yesu ahana abafarisayo n'abigisha amategeko. Turebe uburyo ki dusabwa kudatinya abantu. Turebe umutunzi w'umupfapfa. Turebe n'uburyo ki tubuzwa kwiganyira. Tuzareba ukuntu dusabwa kuba maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Tuzareba ahantu bazatandukana ku bwa Yesu. Abantu bazatandukana ku bwa Yesu tuzabarebaho nabo. Tuzareba uburyo ki Yesu yabaje abantu igituma batamenya iby'igihe barimo. Tuzareba abanyagalilaya ubwo tugeze mu gice cya 13 bishwe na Pilato. Tuzareba umugani w'umutini warumbye. Turebe umugore uhetamye akizwa na Yesu. Turebe umugani w'akabuto ka sinapi. Turebe uburyo ki babajije Yesu abakizwa uko babaza Yesu abakizwa uko bazangana. Babaje Yesu uko abakizwa bazangana. Hara tuzabirebaho muri icyo gice cya 13. Tuzareba uburyo ki Yesu yaririye i Yerusalemu. Tujya mu gice cya 14. Turebe uburyo ki Yesu yakirije umuntu urwaye urushwima. Yarangiza uwishyira hejuru akavuga ko azacishwa bugufi. Turebe ku mugani w'abararikwa babi. Turebe uburyo gukurikira Yesu biruhije. Hanyuma tugeze mu gice cya 15. Tuzarebamo intama yazimiye n'igice cy'ifeza cyabuze. Turebamo umugani w'umwana w'ikirara cyangwa se w'ikirara bitewe n'uko ubivuga. Igice cya 16 tuzasomamo uburyo ki Yesu yaciriye abantu umugani w'igisonga kibi. Turebe umugani w'umutunzi n'umukene. Tugera mu gice cya 17 aho tuzasangamo ibisitaza abantu cyangwa se ibisitaza abantu. Turebemo ibyo kwizera. Turebe uburyo ki Yesu yakije ababembe 10. Turebe ibizaba mu gihe cy'imperuka. Ibyo byose ni mu gice cya 14 tuzaba tukiri. Turagisoje tugiye mu cya 18. Turebe umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Turebemo umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Turebemo Yesu yakira abana bato. Turebemo uburyo ki umutware ananirwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Tuzongera cyangwa se tuzakomeza tunarebamo uko Yesu yavuze iby'urupfu rwe. Turebe uburyo ki Yesu yahumuye impumyi cyangwa se ufite ubumuga bwo kutareba. Tugeze mu gice cya 19. Dusangamo ibya Zakayo. Dusangemo umugani wa mina 10. Dusangemo Yesu agiye Yerusalemu ahitswe n'indogobe. Dusangemo uko Yesu yaririye i Yerusalemu. Dusangemo uko yirukanye abaguriraga mu rusengero. Tugeze mu gice cya 20. Turebe uburyo ki abatambyi bakuru babaza Yesu aho yakuye ubutware bwe. Turebe umugani w'abahinzi b'abagome. Turebe abafarisayo bamugerageresha iby'umusoro. Turebe Yesu asubiza abasadukayo ibyo kuzuka. Turakera mu gice cya 20. Hanyuma turebe umwana wa Dawidi. Turebe n'uko Yesu ababwira kwirinda abanditsi. Tuzaba tugeze mu gice cya 21.
dusomemo umupfakazi wari umukene, dusomemo kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu, dusomemo kurimbuka kwa Yerusalemu nanone. Hanyuma tuzaba tugeze mu gice cya 22 aho tuzasangamo uko Yuda yagambaniye Yesu, tugasangamo Yesu n'abigishwa basangira ibya Pasika, ngo turacyari mu gice cya 22, tugasangamo abigishwa bajya impaka z'ubukuru, turebemo uburyo Yesu yavuga ko Petero agiye kumwihakana, turebemo uburyo Yesu yasenganye umubabaro, turebe n'uburyo bafashe Yesu, turebe Petero yakana Yesu, tunarebe bashinyagurira Yesu. Tuza mu gice cya 23, turebemo Yesu ashyikirizwa Pilato, turebe Pilato yohereza Yesu kwa Herode, Pilato acira Yesu urubanza, hanyuma abagore b'i Yerusalemu baborogera Yesu, turebe iki babamba Yesu bamushinyagurira, turebe umugome umwe yihana, turebe urupfu rwa Yesu, turebe Yosefu ahamba Yesu. Tugera mu gice cya 24 rero, ari nacyo cya nyuma cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, turebemo Purito na Luka, turebemo kuvuka kwa Yesu, turebemo Yesu yiyereka abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emawusi, dusomemo Yesu yiyereka abigishwa be, turebe Yesu asezera ku bigishwa be, tunarebe Yesu ajya mu ijuru. Gusa dusoje ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugubwa neza iteka ryose. Amen.